turabasuhuje nanone bene data abavandimwe dukunda kubana kuri channel Agasuda TV. Umunsi kandi twongeye kwishimira kubana namwe, Imana ibahe umugisha. Umunsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga intego ivuga ngo Imana izi amabanga yawe. Hari ibyo ukora wihishe uzi ko abantu batakubona, hari ibyo ubamo iwawe aho uri bitazwi n'abantu, hari n'ibyo ukora wowe utazi ko ari bibi ariko Imana yo izi ko ari bibi biyibabaza. Uno munsi rero nongeye kugutegurira irindi jambo rivuga ngo Imana izi aho uba, Imana izi ibyo ubamo, Imana izi ibyo ukorera iwawe, Imana izi amabanga y'umutima wawe yose, Imana irayazi. Ntaho wayiryarya rero, ntaho wayihisha, ntaho washaka kuyikingira ibyawe ngo itabibona, ahubwo Imana ahantu hose irakureba, ahantu hose irahabona. Ibyo wakoze abantu badahari, ibyo wakoze abantu batareba, ibyo byose Imana ibibireba. Uno munsi rero ndagira ngo wongere wibuke ko Imana izi ibyawe kuva kuri 0 kugera ku mubare waba ugezeho uwo ari wo wose. Imana irabizi ibyo ubamo byose, ntaho wahisha Imana. Rero tugiye gusoma ijambo riri mu gitabo cya Yesaya. Tugiye kureba igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Uyu munsi ho turi buze gusoma, nubwo tumaze igihe tutakunda gusoma ku bw'iminota tuba tudashaka gukoresha myinshi, ariko uze kwihangana kuko uyu mwanya aho tugiye gusoma kugira ngo tubashe kumva aya magambo tugiye kuganiraho, wibuke ko ni amagambo afite intego ivuga ngo Imana izi ibyawe, Imana izi aho uba, Imana izi imikorere yawe, ntaho wayihisha, ntaho washaka guhisha ibyawe cyangwa uzi uyiryarya, kuko Imana yo ikuzi ukuruta uko wiyizi. Tugiye gusoma Yesaya igice cya mbere umurongo wa mbere niho duhera. Hari amagambo avuga ngo ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ku ngoma ya Uziya no ku ya Yotamu no ku ya Ahazi no ku ya Hezekiya abami b'Abayuda, ibyo yeretswe ku Buyuda no ku Yerusalemu ni ibi. Umva wa juru we, tega amatwi nawe wasi we, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja, Abisiraheli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona, baretse Uwiteka, basuzugura Uwera wa Isiraheli, baramuhararukwa, basubira inyuma. Niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe, nta hazima ahubwo ni inguma, ni imibyimba, ni ibisebe binuka, bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu yarahiye, abanyamahanga barabaryana imyaka yanyu. Igihugu kibaye amatongo,
nk'igishenywe n'abanyamahanga koko. Umukobwa w'i Siyoni asigaye ameze nk'ingando yo mu nzabibu, ameze nk'indaro yo mu mutima w'imyungu, ameze nk'umudugudu ugoswe n'ingabo. Iyaba Uwiteka Nyiringabo atadushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'i Sodomu, tukamera nk'i Gomora. Yesu tugirire neza. Tube turekeye aha aya magambo, turaza kongera gusubukura kandi nanone, ariko reka tube dusubikiye aha. Aya magambo mwese mwayumvise, tuyasomye mwumva. Ni ukuvuga ngo hari ibyakozwe n'Abisiraheli. Abisiraheli bari mu bunyage, igihe bari bari mu bunyage, Imana igakomeza ibarwanirira. Nyuma y'ibyo Abisiraheli bamaze kugera muri gakondo, bamaze kugera mu gihugu cyabo, bamaze kugera mu gihugu Imana yari yarabasezeranyije, Abisiraheli batangira gusa naho kugomera Uwiteka, batangira kumwibagirwa, batangira kumuvaho, kandi hari imihigo bahize ngo bazamukorera, hari ibyo bagiye bamuhigira atabibasabye, bakavuga ati nudukorera ibi tuzakora ibi, tuzakora ibi, tuzakora ibi. Ariko uyu munsi Abisiraheli bamaze kugera muri gakondo, ntabwo bari bakiyihagazemo neza ngo bamenye uwabahaye iyo gakondo, barushaho kumwubaha. Hano rero hariho kunengwa kwawe wa Mwisiraheli we. Indogobe imenya shebuja, ikamenya urugo itahamo. Amatungo akamenya aho ataha, agaha n'agaciro umushumba wayo cyangwa shebuja. Ariko ngo Abisiraheli bo ntabwo ari uko bimeze, ahubwo Abisiraheli bimuye Uwiteka ari kubareba. Abisiraheli agerageza no kubacyaha, ariko Abisiraheli banga kumva. Nyuma yo kwanga kumva rero, ikintu cyakurikiyeho, Abisiraheli barazamuka cyane, bakora ikintu kimeze nk'uburyarya, batangira gushakisha uburyo ki mbese icyari igitambo cy'uko bari amahoro, batangira kugifata nk'aho ari ikiguzi cyangwa se ruswa bari guha Imana. Batangira kumva ko bashobora kujijisha Imana ikibagirwa gukiranirwa kwabo. Aba bantu babikoraga bitabarimo Abisiraheli. Ese ko ibi byabwirwaga Abisiraheli, ubu ngubu urimo urabwirwa iki muri iri jambo? Ikintu cya mbere urimo kubwirwa nuko ukwiriye kuva mu kwishuka muri wowe, gushuka ubwenge bwawe, ukumva ko Imana ushobora kuyiryarya mu buryo bwo kwigura, utanga ibitambo cyangwa se utanga ku ifeza yawe, ukibwira ko niwiyiriza ubusa Imana aribwo iri bukore. Ariko Imana ntabwo ikora kuko wowe wiyirije ubusa, kuko nimba yakugaye, ahubwo icyo ukwiriye gukora ni ukwegera Imana kugira ngo ibashe kugira uburyo yongera kugendana nawe, uburyo yongera kugirira imbabazi, uburyo yongera kugirira ibambe. Ariko nimba
bigenda uko ubyumva, wumva ko ifeza zawe, wumva ko intama, wumva ko amatungo, wumva ko icyubahiro aricyo kizagucungura, aho ngaho uri kwibeshya. Benshi mujya mukorera Imana, barangiza abantu bakabazamura mu ntera mu madini, mwarangiza mukibwira ko ari umugisha muhawe n'Imana, kandi atari Imana yabazamuye ngo ibatere iteka, ahubwo mwazamuwe n'abantu. Ikizakubwira ko ari abantu bakuzamuye, iyo ugeze hejuru hari bimwe ugenda ubona bidasobanutse. Yewe wa Mwisiraheli we, hariya twasanze ngo abanyamahanga baraza bakonona imyaka yabo kubera ko barangajwe badashaka kubaha Uwiteka, badashaka kugaruka ku Muremyi, badashaka kugaruka ku Mana yabarandase ikabageza muri iyo myanya. Imana yabarandase ibakura iyo hirya mu gihuru, irabazana ibashyira ahabona, imaze kubacanira amatara, abantu barababona. Bamaze kubabona batangira kuza kubigiraho indyarya, batangiye kubigiraho indyarya. Namwe mwibagirwa uwabakuye iyo hirya, aho mwari muri mwenyine, muri icyo gihuru muri mwenyine, akabazana akabagezaho ku mihanda hagaragara. Mukorana n'Imana ibintu bikomeye, abantu bababonye ko muri kumwe n'Imana, kuko iteka ryose abantu barashaka ikintu kiri hejuru y'ubushobozi bwabo. Bamaze kubona ko hari Imana ikurimo itari muri bo, barakwiyegereza. Bamaze kukwiyegereza, ubonye agaciro n'icyubahiro ufite, aho kugira ngo wibuke ya Mana wagendanye nayo iyo hirya mu ishyamba, iyo hirya mu bihuru, iyo hirya uri gusimbuka imigende, iyo hirya inkweto zagucikiyeho, iyo hirya nta muntu ushaka kugutelefona, nta muntu ushaka kuguha agatuti. Urangije Imana irakumurika, imaze kukumurika abantu batangira kukubona kuri kumwe n'Imana, barangije barakwiyegereza. Bamaze kukwiyegereza, ugeze aho ngaho wibagirwa Imana yagukuye muri icyo gihuru. Uyu munsi rero Imana irimo iravuga ngo ibyo wayikorera byose utari kwibuka isezerano yagiranye nawe, utari kwibuka isezerano wagiranye nayo, ibyo byose urimo urarushywa n'ubusa. Ubu ugeze kuri level yo kunyagwa ibyawe na b'abanyamahanga ngo bagusengere. Wa Mwisiraheli we, ugeze kuri level yo kunyagwa ibyawe kugira ngo bagusengere, baguheshe umugisha. Yewe Mwisiraheli, menya Imana yagendanye nawe, abo batarakumenya. Kugira bakumenye ni Imana yabigizemo uruhare, ariko wowe kugira ngo ya Mana yabigizemo uruhare ubane nayo, naho ngaho ukomeze ubane nayo, ahubwo wowe utangiye kwita ku cyubahiro n'agaciro abantu baguhaye, wibagirwa uwabiguhesheje. Icyambere rero ugiye kunyagwa, kandi uranyagwa atari iby'umugisha, ahubwo ari iby'umuvumo. Aba banyamahanga baraje bakunyage byose, numara kunyagwa byose usigariraho. Nyuma y'ibyo uzatangira wishuke ngo wakoreye Imana, ngo wubahishije Imana, ngo wubatse inyubako y'Imana, ngo wakoze ibyo Imana ishaka, kandi atari Imana yabishakaga, ahubwo b'abanyamahanga yaragukuyeho uruzitiro, batangira kugenda bakwambura buri kimwe cyose wishingikirijeho. Yewe Mwisiraheli, kanguka, wirangazwa n'ibihe, wirangazwa n'ibyo ubona. Ntabwo kwiyiriza ubusa cyane ari byo bizaguhesha kugarura Uwiteka, ahubwo ikintu kizaguhesha kugarura Uwiteka akagaruka muri wowe ni ukwibuka cya gihe uri mu ishyamba, uburyo wagendanaga nawe. Apana kubona umaze gufata ubwami warangiza ukumva ko hari ibitakiri ngombwa.
ariko Imana ntabwo ari ibyo ishaka, ahubwo irashaka ko wibuka bya bihe bya kera wavuyemo, ari byo byanagusindagije bikakugeza aho ngaho wicaye. Wari uri ahantu udashobora kwinjiza n'amafaranga n'atanu, ariko umaze kugera mu gika cyo kwinjiza amafaranga, kubona akazi keza, utangiye gusubira inyuma. Wa Mwisiraheli we, urimo urayobywa kandi ugiye kunyagwa buri kimwe cyose Imana yari yaraguhaye. Abanyamahanga bajye basarura imyaka yawe. Mwisiraheli ugiye guhomba. Aba banyamahanga bajye basarura imyaka yawe, imirimo y'amaboko yawe bayisarure, ariko we ntubone inyungu n'imwe. Uri kubwirwa arahari, wowe uri kubwirwa urahari. Ntihagire umuntu n'umwe utumva aya magambo kandi akwinginga ngo aya magambo yumva uri wenyine, kuko ni wowe aya magambo ashaka kubwira. Niyo mpamvu n'uba uri wenyine uraza kuyamenya cyane, bitari mu kavuyo. Imana iguha umugisha kubw'uwo mwanya ugiye gufata. Dukomeze ku murongo wa 7. Aravuga ngo igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu yarahiye. Abanyamahanga barabaryana imyaka yanyu. Igihugu kibaye amatongo nk'igishenywe n'abanyamahanga koko. Igihugu cyanyu kibaye amatongo nk'igisenywe n'abanyamahanga koko. Ntabwo twavuga byinshi, ariko Umwami Imana abane nawe kugira ngo aguhishurire byinshi. Aba banyamahanga impamvu bakugize inshuti ntabwo ari uko bagukunze, ahubwo barimo baragusomamo imari, barimo baragusomamo ifeza bagiye kukwinjizamo, barimo baragusomamo ifeza bagiye gusarura, barimo baragusomamo izahabu bagiye gusarura mu gihe uzaba ubahagarariye, mu gihe uzaba ubakingiye bo bari inyuma yawe. Hari ibyo bazaba bari gusarura. Wa Mwisiraheli we, niba utabaye maso ugiye kunyagwa, ugiye guhombya ibyo wari ugiye gufata, ibyo wari ugiye kwakira, ibyo wagenewe n'Imana, ugiye kubitakaza kubera ko urangariye abantu. Kandi abantu hari icyo bari kukubonamo bashaka kukwiba, hari icyo bashaka kukwambura, ariko wowe ntabwo biri kubireba. Nk'uko hano ngo igihugu cyanyu kibaye umusaka nk'igisenywe n'abanyamahanga. Ese iri jambo ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo kibaye umusaka nk'igisenywe n'abanyamahanga, abanyamahanga nta mpuhwe bashobora kugirira icyo gihugu kuko atari icyabo. Abanyamahanga bakwica, bakwambura, bajyana imyenda yose ugasigara wambaye ubusa. Abanyamahanga ibyo ntacyo bibabwiye. Kibaye umusaka nk'igisenywe n'abanyamahanga koko. Iki gihugu gisenywe n'abanyamahanga nta nubwo bazagusigira ni wenda kuba wahagarara mu mwuka, ahubwo bazakuyobya kugira ngo bya byiringiro byo kwizera Kristo bigenda bikamuka muri wowe, bagusigura umusaka ntacyo usigaranye. Ikizakurikiraho nyuma, hazakurikiraho kwiheba no kwiganyira muri wowe, bikuzanire no kuba ushobora kwiyahura, ukumva nta kintu uzaba usigaranye. Kandi uzareba urugendo wakoze, urebe urugendo rw'ibyo wari ugezeho, wibaze wumve bikubanye birebire, nta yandi mahirwe ufite yo kugira ikintu na kimwe ugeraho. Igihugu kibaye umusaka nk'igisenywe n'abanyamahanga koko. Itafari ryari rigeretse ku rindi,
babonye batari burijyane bahitamo kurimenagura. Izo ni impano z'Umwuka Wera zari ziri muri wowe bashaka kumenagura. Kibaye umusaka nk'igisenywa n'abanyamahanga koko. Ntabwo bakora batya, ntabwo bahanura batya, ntabwo bavuga batya. Mu Isiraheli, menya ko igihugu cyawe kigiye gusenywa n'abo banyamahanga, kandi byuri kweza muri ibyo bintu biri imbere ya muri iryo vugabutumwa urimo gukora, birimo biranyagwa n'abo banyamahanga. Buri kimwe cyose barimo barakikunyaga. Nyuma yo kukunyaga ibyo byose rero, ayo magambo arimo imigani myinshi, nyuma yo kukunyaga ibyo byose bagiye kugusigura umusaka. Ikintu ari umusaka, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kiba kikirimo cy'ingirakamaro. Niba ibyo bintu wabyezaga kubera ikiri muri wowe, za mpano z'Umwuka Wera, noneho nazo bagiye gushakisha ukuntu bazigukuramo, baguhomba gusigare ntacyo usigaranye. Icyo gihe ntacyo kukuramira uzaba ugifite, ntacyo kukurengera uzaba ugifite. Ariko numenye ubwenge, hari icyo Imana ishaka gukorana nawe. Urimo urareba ku bantu, ukareba ukuntu bakugize umunyacyubahiro, warangiza ibyo ngibyo bikagushuka, bigatuma hari ibyo wirengagiza, hari ibyo wibagirwa. Kandi nyamara ugiye guhombywa nuko wanze kumvira Uwiteka. Mwagendanye iyo hirya yo wari uri, abo batarakumenya. Menya icyatumye bakumenya, menya icyatumye bakubona. Menya icyatumye weza iyo myaka. Barayiba kuko umutima wawe uhumirije, ukomeje kubarangarira. Nta na rimwe ushobora kumenya icyo bari gukora icyo ari cyo, ahubwo wowe ugenda ukomeza ugira ibyo urangarira, ariko wiba gutyo. Humura amaso yawe urebe, reba uko wagendanaga n'Imana, niba ariko mugendana koko. Reba imikorere yawe n'ibijyanye n'iby'ubwami bw'Imana. Ejo uri gukorera Imana, uri kugukorera Imana uhagarariye igice runaka. Hari abantu benshi bagiye bagoreka ubutumwa bwiza Imana yabatumye, bitewe n'uko bashyizwemo andi magambo yo kubabwira ngo mugomba gushyiraho n'ibi ngibi byo kuko dukeneye ibi hano iwacu, dukeneye ibi. Wowe rero kubera ko Imana yagutumye, ngaho genda uvuge, ariko uze kongeramo n'ibi bintu kuko turabikeneye hano iwacu. Abanyamahanga barimo barakunyagisha, barimo baratuma uva mu bwami bw'Imana, barimo baratuma Imana ikureba igitsure. Yewe mu Isiraheli, niki gitumye utizera Imana ku rwego rufatika, ahubwo ukabura kugenda usa naho uri gukebakeba, utazi ibyo urimo, utazi uwagutumye, ugenda wiyongereraho ibyo ubonye byose, ngo ni ukubera ko abantu bakubwiye gutya. Vuga iby'Imana yakubwiye, kuko niyo topic yakujyanye. Uhaguruka iwawe nicyo cyakujyanye, ariko ugezeyo baradeviye, batangiye guhindura bwa butumwa. Nawe utangiye kwigira intyoza, utangiye gushaka ukuntu uri busasire cya kintu. Hari abantu benshi bagiye bagoreka ubutumwa bwiza kubera izo mpamvu. Ese wowe ntabwo waba uri muri abo? Menya uwaguhamagaye, menya uwo mugendana aho uri hose. Babikubwira yarahari, ariko arakwihorera ngo banze arebe amahitamo yawe. Agaciro umuha niko karatuma ubasha gukomera mu bwami. Tugeze ku murongo w'8, uravuga ngo umukobwa w'i Siyoni asigaye ameze
nk'ingando yo mu nzabibu, ameze nk'indaro yo mu murima w'imyungu, ameze nk'umudugudu ugoswe n'ingabo. Imana itugirire neza. Umukobwa w'i Siyoni asigaye ameze nk'indaro, nk'ingando zo mu nzabibu, ameze nk'indaro yo mu murima w'imyungu, ameze nk'umudugudu ugoswe n'ingabo. Uyu ni umurongo wa 8. Umukobwa w'i Siyoni ameze nk'indaro mu murima w'imyungu. Uyu mukobwa w'i Siyoni ntagikoreshwa uko Imana ibishaka, ahubwo uyu mukobwa w'i Siyoni asigaye yaretswemo n'ikintu cyose kitari icy'ubwami bw'Imana. Kubwira abantu ibinyoma, ibyo ntibimureba. Guhamagara abantu ngo baze abasengere Imana itabimubwiye kugira bamuhe ifeza, bamuhe amafaranga, ibyo ntibimureba. Ngombwa ni uko asenga gusa. Kwibuka ko ubisohoza ari wa wundi wamukuye mu ishyamba, ibyo ntibimureba. Arasenga, umuha yawe, byasohora bitasohora, ibyo ntibimureba. Arabizi neza ko si Imana ibimutumye, arabizi neza ko ntabwo ari Imana ibimuhamagariye, ariko kubera ko yabaye nk'indaro mu murima w'imyungu, asigaye akoreshwa n'ikibonetse cyose. Inama bamugiriye niyo afata, aragiriya akagiriya. Yamaze gutakaza ibyiringiro by'uko Kristo ari muri we, ashobora gukora ibintu bigari, ashobora kurema ibitariho bikabaho. Ahubwo uyu mukobwa w'i Siyoni atangiye kwaka ifeza atari Imana yamutumye, atangiye kwihisha mu gakiza, abwira abantu muzane ifeza kugira ngo mbaheshe ibi. Mukobwa w'i Siyoni, ese aho uri kujya uri kuhabona? Icyiciro ugezemo urimo urakibona? Mukobwa w'i Siyoni, menya icyo wari uri cyo. Se uracyahanura nka mbere? Uracyerekwa nka mbere? Uracyahanura ibintu bigasohora nka mbere? Nujya uhanura ibintu ukabona ntibisohoye, jya utangira ugira ikibazo, wibaze ko wa wundi mwari muri hamwe ashobora kuba hari ibyo atagikorana nawe. Utangire wongere ukanguke, ntacyo bitwaye kwicara ukisubiramo ugatekereza. Ariko we niyo ufashe umwanya wo gusenga, ni ukujyana na gurupe runaka, mukagenda mukajya ahantu, mukabyina, mugahimbaza, mugasoma ijambo, mugatoranyamo umwe akabwiriza, yamara kubwiriza mugataha ngo tuvuye gusenga. Ariko ijambo ry'Imana muri Matayo riravuga ngo nujya gusenga ubanze ujye mu nzu, ukinga urugi, so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Nimukorera ntimugakorere ibyiza imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugenza mutyo ari nta ngororano muzahabwa n'Umwami Imana. Ugiye kuririra ubugingo bwawe wowe ku giti cyawe, ariko kandi ujyanye n'itsinda runaka. Yewe mwene data, menya ko uri mu gihugu cy'ubunyage. Niba uri mu gihugu cy'ubunyage rero, kandi ntabwo ushobora kukimenya kuko hari ibiguhumya amaso, hari ibiri ku maso yawe kugira ngo utareba ko uri mu gihugu cy'ubunyage, utareba ko hari ibyo uri kunyagwa. Hari ibihumya amaso yawe, barakwambika imyambaro y'akataraboneka, amaso yawe agahuma, ntumenye ikiri inyuma yawe, ntumenye ikiri gukorerwa inyuma, ugashyirwa imbere ariko inyuma hari ikiri gukorwa wowe utareba, wowe utazi.
ariko nuba wihereranye n'uwumenya byose, azakumenyera, azakurebera, azaguhishurira amabanga n'aba atarajya kure yawe. Uyu mukobwa w'i Siyoni ngo ameze nk'indaro mu murima w'imyungu, ntakimenya gutoranya icyiza, ntakimenya kumenya kugendera mu bushake bw'Imana, ntakimenya icyo Imana ishaka. Uyu mukobwa w'i Siyoni kije cyose arakira, kora gutya akakira uko, ntashaka kumenya Imana irabishaka, Imana irashaka ko tubikora gute, Imana irashaka ko nitwara gute, ahubwo ikije cyose arakira. Wa mukobwa w'i Siyoni we, garukiraho, menya icyo Imana igushakaho, menya icyo Imana ikugambiriyeho. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka, mwa batware b'i Sodomu mwe, mutege amatwi mwumve amategeko y'Imana yacu, mwa bantu b'i Gomora. Ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Niko Uwiteka abaza. Ntaze ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Iyo muza kunshengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri nge, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera binkurweho. Utaburi mu gice cy'abanengwa, utaburi mu gice cy'abagawa, ahubwo shakisha uburyo wamenya igice uhagazemo, niba ari icy'abanengwa cyangwa niba ari icy'abashimwa. Gusa witondere imikorere yawe. Tuvuze ku ntumwa, ariko kandi ntabwo tuvuze abo batumweho. Witondere ubutumwa wakiriye, ukwegereze umwami wawe wagutumyeho, kugira ngo abashe kugusesengurira, umenye byinshi, iby'ukuri n'ibinyoma ubashe kubisobanukirwa. Imana ntabwo izababazwa nuko utumvise ibyo watumweho, ahubwo Imana izababazwa nuko wakiriye ibyo watumweho kandi nta makuru yuzuye ubifiteho. Icyo nicyo kibabaza Imana, kuko mu butumwa yagutumyeho bwagoretswe, burahindurwa, hongerwamo ibindi bintu. Ubu butumwa yagutumyeho mu gihe wabwumvaga, wakagombye kuza gufata igihe kugira ngo wibaze kuri bwa butumwa, usabe uwagutumyeho kugira ngo agusobanurire, kuko ntari kure yawe, ari hamwe nawe. Ariko aho kugira ngo umwegere abashe kugusobanurira buri kimwe cyose, ahubwo urimo urakira uko wabwiwe, kandi nyamara buriya butumwa bwaje bucuritse. Menya rero ko Imana iragushaka iruhande rwayo. Imana ntabwo ishaka amafaranga yawe, ifeza n'izahabu, ntabwo ishaka ubutunzi bwawe, kuko ntabwo ubuyirusha. Kwigira indyarya ukajya mu butayu na hehe hose, ukajya mu banyamasengesho ngo bagusengere, warangiza ukabaha ituro, ukabaha ibiguzi ngo bagusengere, ibyo ntabwo ari byo Imana biri buyikore ku mutima, ahubwo Imana irakorwa ku mutima n'umwanya uri bumarane nayo, uyigisha inama iby'uru rugendo, uyigisha inama iby'icyerekezo cyawe, uyigisha inama ibyo wumvise.
were kuba nk'impumyi, were kuba indangare, utaza kuba nk'uyu mukobwa w'i Siyoni wahindutse umusaka, wahindutse ahantu ikintu cyose kiza kikamwinjirira uko kibonye. Ariko kuki muri kwibagirwa ko Imana iri kumwe namwe? Kuki muri kwibagirwa ko Kristo ari muri mwe? Kuki muri kubyibagirwa? Izo feza ni iziki? Izo zahabu ni iziki? Ese Imana niyo yagusabye ngo ujye gutamba icyo gitambo, cyangwa ugiye kugitamba kubera ko wakibwiwe n'abantu? Bakundwa bene data, Imana ibagirire neza, ibigishe byinshi kurushaho. Turabashimiye kubw'uyu mwanya tumaranye, kandi aya magambo nkubwiye usenge cyane kugira ngo Imana ibane nawe, ibashe kuguhishura, kuko ntabwo iri kure yawe, ariko urakomeza ugenda ujya kure yayo. Ahubwo warangiza ukazana uburyarya ngo uri gutamba ibitambo, uri gutanga amaturo ngo kugira ngo Imana ikugirire neza. Ntabwo Imana ari waza uyiryarya gutyo ngo uyihe ruswa. Uri kuyiha ituro nk'aho uri kuyiha ruswa ngo ikugirire neza, ariko isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, kandi nayo maturo wayakuye mu isi. Nuse nimba ari ibyayo, ukaba ufite ibyasagutse kuri ibyo ngibyo byayo, urumva ari byo byayishitura? Urumva ari byo byayinezeza? Wita umwanya wawe. Ntabwo Imana ikangwa n'ibyo. Iyo ruswa ntacyo yamara rwose mu maso y'Imana. Ahubwo egera Imana kugira ngo uyigishe inama, uyibaze icyo ishaka ko ukora, uyibaze aho itakubona neza, ubanza uhakureho. Icyo gihe nibwo uraba mu mahoro, icyo ukoze cyose Imana ikagihesha umugisha, kuko uraba uri gukora ibyo Imana yashatse gukora. Reka twongere kandi tugaruke ku mugabo witwa Yerobowamu. Yerobowamu mwene Salomo yari umwami wa Isiraheli, ariko igihe Rehobowamu mwene Nebati yari yamaze gufata ubwami, mwene Salomo ashaka kujya kumutera, ashatse kujya kumutera, arabanza agisha inama Imana. Imana iramubwira ngo wijya kwirirwa urwana nabo kuko ni bene wanyu. Hari abantu benshi bari kujya mu ntambara bakarwanira ibitari ngombwa, bagatura amaturo bitari ngombwa, bakajya gusenga bitari ngombwa, bakiyiriza ubusa bitari ngombwa, bakajya mu butayu bitari ngombwa. Banza umenye ikiri ngombwa ku buzima bwawe. Nyuma yo kukimenya, aba ari guhaguruka ugiye gukora. Banza umenye icyo Imana ishaka ari cyo ukora. Weri kugenda nk'impumyi, ugenda uko wiboneye, kuko iby'ubwami bw'Imana bigira gahunda. Ntabwo rero wamenya gahunda y'Imana ari iyihe. Niyo mpamvu ugomba gushakisha uburyo w'inshuti y'Imana. Murinzi niwe wavuze ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe. Uko ushakisha kumenya uko wagendana n'Imana, nawe azagera igihe ature muri wowe, byamabanga agenda akubwira buri kanya. Igihe kizagera ushiduke witwara nk'uko ashaka. Imana iguha umugisha, kandi urusheho kubana n'Imana kugira ngo ikugirire neza. Icyubahiro kibe cy'Imana none n'iteka ryose. Amen.